Yezereka nkwikaze nizera ko umeze neza cyane. Ni 5TV Rwanda tugenda tugaruka kuri bicano bigezweho mu isi ikoranabuhanga, mu isi ya cryptocurrency, mu isi ya digital currency. Turebera hamwe bigezweho cyane cyane twibanda kuri Pi network, tureba ibyihishe cyane imbere muri blockchain ya Pi network. So uyu munsi tugiye kugaruka kuki, tugiye kugaruka ku makuru y'ingenzi navuga ko buri mu pioneer cyangwa se buri muntu wese mininga Pi network akwiye kuba yamenye, n'amakuru ajyanye n'amabanki. Amabanki yamaze kuba yakinjizwa muri crypto muri blockchain ya Pi network, aho tugenda tubireba twese hamwe tuciye muri Pi browser. Nahisemo kujya nyura muri Pi browser kugira ngo tujye tubona amakuru twizeye. Mwibutse ko ikintu cyose cyacishijwe muri Pi browser cyerekeranye na Pi network niyo nzira yonyine, niyo source yonyine yemewe. So ngira ngo hari byinshi biba byahishwemo muri Pi browser hano. Unyura kuri folder ya blockchain ukaba wamenya byinshi cyane bijyanye na Pi network ndetse n'amakuru y'ingenzi cyane aba yihishemo. So ngira ngo rero turagerageza kugenda, nubwo mbona network zirimo kugenda gake, ariko turagenda turebera hamwe bijyanye na, tugiye kureba kuri system, kuri banking system, urutonde rw'amabanki, amwe mu mabanki akomeye cyane kuri isi ya rurema, mu mabanki manini cyane. Ngira ngo nubwo twarebaga muri Pi Nexus, tubonamo World Bank, tubonamo IMF, tubonamo ibigo byinshi cyane mu by'ukuri bikomeye mu buryo bw'imari, ibigo byinshi cyane bikomeye cyane ku isi. Ubona ko hari icyizere. So tugiye kongera kugaruka rero muri Pi Nexus banking system quantum, twongere turebe noneho amazina y'amabanki atari World Bank cyangwa se andi mabanki, ahubwo amazina y'amabanki noneho akora amabanki akora mu buryo buri independent, cyangwa se donc y'amabanki ahura n'umukiriya. Like World Bank byakugora guhura nayo, cyangwa se kuba yigiramo account. IMF nayo byakugora, n'andi mabanki n'ibindi bigo binini cyane by'imari. Ariko iyo bavuze wenda like China Bank nayibonyemo, biba byoroshye cyane ko wakereya account ukaba wakora transaction. So ngira ngo ni kimwe mu bintu bigomba kuba bikorwa, ubona ko binatanga icyizere. Bitanga icyizere cyane kuri Pi network. N'amakuru buri muntu w'ingenzi, umuntu mininga Pi network akwiye kuba yamenya kugira ngo abashe kuba yakizera cyangwa se yasobanukirwa neza, akamenya neza ibijyanye na Pi network. So twakomeje kwinjira rero, abona ko twageze aho bikorerwa. Repository 874 zose ni imishinga yose ibijyanye na Pi network bagenda bandikamo, udashizemo icyo nakita sub repositories cyangwa se utundi tuntu tuba turi imbere muri ayo repositories. So reka twinjire muri ni Pi Nexus Autonomous Banking Network, akaba ari ishinzwe icyitwa quantum banking cyangwa se guhuza amabanki n'uburyo buri bwa blockchain, kurya amabanki yose yinjira kuri blockchain bikaba yakoresha iyi technology. Mwibutse ko iyi repository ishinzwe ni uguconnecta global bank cyangwa se guhuza global bank, bakaba bazihuza neza n'umukiriya wa nyuma. Umukiriya wa nyuma ari wowe cyangwa se umukonsomateri wa nyuma. Sinzi niba ari ikibazo cy'ama network arimo kugenda gake, turaza kugerageza turebe. Ama network ashobora kuba arimo kugenda gake bikaba bituma wenda phone igenda gake, ariko turaza kugerageza. So urabona ko nyine bakubwira ko iyi repository ikishinzwe cyangwa se icyo yashiriweho hano muri Pi network nuko yo niho hubakirwa technology ituma amabanki yose abasha ku accessingwa, cyangwa se kuvuga ngo kugira ngo uzabe wa accessinga banki nuko iba yarashizwe kuri blockchain ya Pi network, bakayiha full access. Nuvuga ngo umukiriya wa nyuma wowe cyangwa se undi muntu wari we wese abashe kuba ya accessinga cyangwa se yayishikira neza cyane bimworoheye, bidasabye ko haza kubanza wenda like urabona ko nk'iyo ukora exchange ya Binance, ya Bitcoin, bigusaba kujya muri Binance, hanyuma muri Binance niho usanga Bitcoin. Ariko kuri Pi network asuko bimeze, ahubwo bigusaba kujya muri Pi browser ukaba wasanga iyo service. Nuvuga ngo bahawe access, nuvuga ngo baba binjijwe, technology yabiba yinjijwe aho ngaho kuri Pi network. So ni icyo ngicyo baba bivuze. Niyo mpamvu usanga rimwe na rimwe amabanki yose agomba kuzinjizwamo, kubera ko iyo World Bank yemeye ikintu cyangwa se ikacyapprova ikagiha umugisha, ibindi byose abandi bose baba bagomba gukurikira, abandi bose baba bagomba gukurikira iyo nzira, nta kabuza baba bagomba
kwemera gukorana n'iyo system yaje, kubera ko n'ubundi byose bitangwa na bank cyangwa se World Bank niyo ibigomba kubitanga. So ngira ngo rero twamaze kugera muri repositories, tugiye gushakamo mu by'ukuri, tugiye kureba ibijyanye na banking system, aho byose bigomba kuba bishyirwa. Amabanki y'ingenzi, amabanki amwe navuga ko akomeye, amabanki amaze kumenyekana ku isi, yamaze kuba yakinjizwamo, nibyo tugiye kuba tureba muri iyi system twinjiyemo ya Pinexas Automation Banking Network. So ngira ngo twamaze kuba twageramo hano imbere, urabona ko bamaze kuba batwereka ko byakozwe mu mezi ane. Donc amezi ane ashize nibwo babashe kwa upgradinga, ubwo ubaze ni nko mu kwezi kwa 10 cyangwa se kwa 12 hagati aho ngaho. Sorry, ni ukwezi kwa 10. Ibi byose aya ma system yose abarimo ibijyanye n'amakuru. Okay, ni ibingibi ngira ngo twamaze kubigeramo. Urabona ko harimo amabanki wenda sinzi niba tuza kwifashisha uburyo bundi bwihariye kugira ngo tuze kuba twareba amakuru yihariye kuri iyi banka, kubera ko ibyo baguha hano ni codings zituma iyo banka iba accessible kuri blockchain, nizo baguha. Ariko ushaka kumenya andi makuru uraza wenda ukajya muri ukajya muri Google yawe, hanyuma ugashakamo aya makuru. Yes, narimo nkwereka ingero z'amabanki yamaze kuba yakinjiramo. Uramutse winjiyemo icyo ubonamo ni codings ziyifasha kuba yakinjiramo. Ariko urabona ko hari amabanki yamaze kuba yageramo. Hari Bank of China, iyi ngiyi yabaye selected, twakanzeho. Hari Bank of America, hakaba Bank of Mandiri, hakaba Bank of Cairo Bank, iyi ni y'Abanyamisiri. Hakaba Capital One Bank, iyi nayo ni imwe mu mabanki akomeye cyane. Hakaba Centenary Bank, hakaba Chase, hakaba China Construction Bank, hakaba CIT Bank. Uramutse ugiye kuri Google urazisearching ukazibona. Hakaba Dutch Bank, iyi ni y'Abadage. Hakaba DFCU Group Bank, nayo ni banki. Hakaba Ecobank hano mu Rwanda turayizi. Hakaba Emirates NBD Bank, hakaba FNB Bank, hakaba HSBC Bank. Urabona ko na amabanki menshi cyane. ICC Bank nayo ni banki ikomeye cyane. Investors Bank, hamwe yose na amabanki, hamwe na Land Bank, May Bank, To You Bank and Metro Bank and turagenda turebamo amabanki wenda afite amazina akomeye nka Emirates Bank. Mu by'ukuri ni banki ikomeye. Ecobank mu Rwanda turayizi, ni banki ikomeye. RBC nayo ni banki ikomeye ku rwego rw'isi. BIC Bank and Standard Bank and TD Bank and Techcom Bank nayo ni banka mu by'ukuri ikomeye, and USA Bank. So aya ni amabanka ugenda usanga ahantu hose. Iyo turamutse twinjiyemo wenda reka turebe nk'imo banka twabonye hano like CIT Bank. Tuze kuri Google yacu turebe CIT Bank kugira ngo tube twasobanukirwa neza niba aya mabanka ari existed. Gusa amakuru aba ahari nuko iki cyose gishirwamo hariya kigomba kuba gihari, nta kintu cy'ikinyoma kiba kirimo hariya, byose biba ari ukuri. So ngira ngo wenda reka turebemo CIT Bank. Urabona ko bahita bayiguhereza CIT Bank, kirana cyo kirangantego cyabo. Ni banka iri accessible, nuvuga ngo ku murongo kunuza. Urabona uramutse ushaka gufungura konte biroroshye cyane. Ubwo urwo ni urugero rumwe. Hanyuma
bihita bibanza kurodinga. Hanyuma Emirates Bank, Emirates nayo ni banka yo mu Barabu, Emirates NBD. Emirates NBD, urabona ko mbangira ngo wenda tubashe kugira amakuru. Emirates NBD. Urabona ko baba basanzwe bayisacinga bahita bayikwereka cyane ko mu by'ukuri ihari, nayo urayibona neza cyane. Emirates NBD iherereye muri Dubai. So ibyo byose rero uhita ubona ko P network yamaze kuba yagera ku rwego rwo hejuru. Indi twabonyemo ni USA Bank. Hanyuma USA Bank nayo uhita ubona ko bayiguha neza cyane, ukaba wagira ibyo ukora mu buryo bwa online. Urabona ko bahita bayikwereka neza. Bank Smartly, checking account, safe debit account, saving account, money market account and CDC digital cards, Visa. So ni byinshi cyane bagenda bakwereka kuri bank mu mabanki. Urabona ko yitwa Ecobank hano mu Rwanda ho isanzwe inahakorera. Nigerian Bank nayo ni y'Abanyanigeria yamaze kuba yakinjiramo. US Bank twayibonye. Wells Fargo nayo ni bank ikomeye. So ni ibi ngibi rero nagira mwereke wenda list cyangwa se urutonde rw'amabanki amaze kuba yakinjiramo, amaze kuba yakinjizwa kuri blockchain. Mwibutse ko ahangaha n'amabanki yibanze cyane. Uramutse ushaka kumenya byinshi cyane, nanone hari andi mafoda, haba harimo andi mabanki, ntabwo yose twahita tuyaccessinga umunsi umwe. Haba harimo andi mafoda menshi y'amabanki menshi cyane akomeye, nk'uko twageze ku bigo bicunga amabanki ari byo birimo za World Bank. Uhita ubibona neza ko hari n'andi mabanki menshi cyane yamaze kuba yakinjizwa muri P network, ndetse yamaze kuba yagezwa muri blockchain ku buryo kuyaccessinga, ku buryo umuntu uri ahantu runaka bizamworohera kuyaccessinga. So ngira ngo ni ibingibi by'ingenzi cyane. Wenda hano bahita bakwereka codings zisobanura uko Citibank igomba kuzabikora ku buryo bwizewe kuva ku muntu. Abari coding nabyo byasaba ubundi bumenyi, ndetse byasaba kongera kubicamo cyane. Niyo mpamvu rimwe na rimwe tubyirengagiza tukaza kunyura ku bintu byoroheje cyane, kugira ngo wenda tutaza kuvanga abantu mu mutwe, cyangwa se abenshi bakaba bashobora kumva ko wenda ibintu dutanga cyangwa se ibintu turimo kubagezaho ari ibintu bitizewe. Gusa ikintu navuga nuko igihe cyose uciye muri Pi Browser, amakuru yose avuye muri Pi Browser, ayo makuru aba ari ingenzi cyane, kandi ayo makuru aba ari amakuru yizewe. Niyo mpamvu nahisemo kunyura muri Pi Browser. Ndabizi ni inzira ya kure, ariko nibwo buryo butuma umuntu yizera ibyo tumugezaho. Ni Fav TV Rwanda, tugenda tuganira ku makuru aba ari ay'ingenzi, amakuru aba yizewe, amakuru uba utasanga ahandi, n'amakuru aba kugeraho amasaha 24 ku yandi. Reka nkubwire ngo Jabless.